Hello, mbanje kubasuhuza mwe mukunda kunkurikirana ku macano menshi atandukanye. Aka kanya nkabangiye kujyana namwe ikiganiro uko mubizi mbakunda cyane hirya ni hirya hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mwebwe munkurikirana na comment zanyu mba nazibonye. Aka kanya ikiganiro ngiye kubakorera ni ikiganiro cyo kubabwira ku buryohe bw'imboro. Uburyohe bw'imboro rero hari imboro zigiye zifite amoko atandukanye ariko zigenda ziryoha mu buryo butandukanye. Hari n'ukuntu nge numva ndyohewe bitewe n'umugabo tugiye gukora imibonano mpuzabitsina. Hari imboro ziba zigoranye cyane. Hari abagabo bakunda guseswa, gusakingwa. Gusakinga rero umugabo hari igihe we mukobwa ubu bikunda cyane cyangwa we mugore, ariko umugabo ugiye kubikorera ugasanga afite imboro yindi guteye ubwoba cyangwa ikaba ubona nawe ubwaye kuyisakinga ari ibintu bibanganye. Abagabo wenda ntago baba bizi nibyo ngiye kubasobanurira. Hari igihe umukobwa mama mugiye gukora imibonano mpuzabitsina abatitabiriye Inzahura Buzima Company Limited ikimenya bose mu kuvura no gusigasira amagara, kwifashisha ibimera by'umwimerere mu buvuzi bwacu. Kuri ubu Super Stamina wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse n'abikinishije twawushyize kuri promotion. Abadamu nabo twabashyize igorora hehe n'ibibazo by'ama infection, impumuro mbi, kubura ubushake yewe n'iby'amavangingo. Dore ko ibyo byo byakemutse kera kubatumenye ku ikubitiro. Umwihariko wa Super Stamina nimba turamugabo ukagarura akanyamuneza mu muryango. Uwayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye, kuko irihariye mu kongera imbaduko naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari umugani kuwayimenye. Hehe no kugenda uhungetwa ubabara umugongo, uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe, tugane tugufashe kuko amagara araseseka ntayorwa. Nimero yacu 079 04 59 63 2. imboro yawe yabonye akabona ntago bijyanye no kuyisakinga, nta nubwo biberanye. Ugasanga ari umuntu wifitiye imboro iya hendi bita kabutindi ya danje yitwa icyugu. Iyo mboro waba uyizi? Mbaza ngo ni iyihe, ukurikirana ngo ni iyihe. Iyo mboro ni yambora ibifite umutwe munini cyane none akarusha kabisiramuye. Hari imboro ibisiramuwe bayisiramuye ikaba ifite umutwe bene hano ku musozo w'umutwe w'imboro, pana handi indodo ziba zaraturekiye hano hino ku musozo w'imboro hegera umunwa w'imboro. Ugasanga isa nkaho ifite utuntu tw'udutsi cyangwa utuntu tw'uturoba. Iramboro kuyonka biraryoha, ariko akarusho noneho kabangamye kwa kundi ujya gusakinga umugabo ugasanga hahandi isa nkaho inigiyemo hagufite ikintu bita umutwe. Ugasanga kenshi cyane iyo uri umukobwa uri kumusakinga kubera kugenda wonka imboro, kugenda wonka hano habaye nk'umuntu uhorana itabi ku muntu, habaye gutya ngo urabona ukuntu hano hantu hameze, haba harahombanye kubera ko winjizamo neza. Wazamura igasa nkaho itazura urwasaya rwawe. Kenshi ugasanga umugore muri kwa kuvuga ko ameze nk'uwapanutse mu misaya, cyangwa se ameze nk'umuntu mbese watwawe nabyo, cyangwa ugasanga amaso yameze gutya yarakobanye. Kenshi cyane umuntu wonka izo mbora ahura nazo iyo atari umugabo bashakanye, ahura n'abagabo benshi batandukanye. Usanga bene hano harazanye iminkanyari kuko kwa kundi agenda yonka imboro gutya n'ibifite umutwe munini. Urabona ukuntu urutoki rumeze, ugenda ushoramo umunwa, kugenda uzamura ugarura, hano hagenda hakobana ukuntu ugasanga niho hantu nicyo gice cyo mu maso cyazanye iminkanyari. Noneho hari n'abantu baba bafite imboro zitwa rugondihene. Rugondihene ni yambora ibimeze gutyo. Iyo mboro rero kuzayonka cyangwa kuyisakinga, hari abantu benshi baba bafite indimi zitandukanye. Konka imboro ni Ikinyarwanda, gusakinga ni Icyongereza. Agikunda gukoresha abanyamahanga cyangwa abakobwa bakunda gukoresha indimi zitandukanye bagiriwe impano. Iyo rugondihene iyo uri kuyonka uyisesa, kenshi cyane usanga iyo umugabo mubana mu nzu ari umwe atajya ahindura umugore, usanga ku mboro y'umugabo harajeho imikoki. Kubera ko harajeho imikoki kuko ugenda umusesa ko ari rugondihene nyine, ukagenda umusesa uko umusesa yo ugenda ushyiraho ibijigo kuko irakase nyine, nta kuntu wayihindura. Nta kuntu umugabo yaba agaramye ku buriri
imboro ngo imere gutya igire uzajya kumusesa umuhereye impande mu mabondo y'inda, ntabwo bishoboka. Ugira gutya ugasanga iba ifite n'umugaga wa danje, noneho iba yibitse ikintu bita umutsi papa. Iba ifite umutsi hahandi uyisesa neza, umutsi ukawubona neza wandi uzana amasohoro spamazi. Zimwe zo usanga munsi yiriya mboro harimo umutsi wa danje ku buryo iyo ujya kuyihengura ihengamye kugira ngo uyonke birakuvuna cyane, iba ifite umugaga wa danje. Hariya rero kenshi cyane uwo mugabo umucunzi yari umugore umwe abana nawe kandi umukorera ibyo bintu, usanga imboro ye yarajeho ikintu bita umukoki w'ibijigo. Urabona ikijigo ukuntu kiba kimeze, kiba gifitemo ibintu by'ubuguniguni, kwa kundi uwo nk'imboro cyane ni umubiri ukomeza umenyereza cya kintu. Usare n'umwana wavutse agakunda kurya urutoki, rukunda kuzana iminkanyari kuko ararunyunya, umubiri wakabyimbye ngo uzana gutubura k'urutoki urungane n'izindi, wahita wunyunya akamera nk'uwonka amaraso. Uzana urutoki ruzana utuntu tw'utunkanyari, cyangwa nk'umugore utwite iyo yabyaye indizaho amaribori. Amaribori ni kuko indiba yaratwise ikavamo igaturumbukamo, ikazongera umubiri ukongera ugasubirayo, ugahita uzana ya minkanyari. Nirwo rugero naguhaga. Nkurikirana nkubwire byinshi cyane bigiye bitandukanye, gutyo nibyo kiba cyanyicaje ahangaha kugira ngo mbikuganirize byose ubimenye. Noneho hari ya mboro rero nabanje kuvuga bita cyugu, ifite wa mutwe noneho kubera twaduheri. Iyo ari kuguswera noneho ni kwa kundi azanya imboro yagucumita, nubwo ifite umutwe munini ijyamo. Hari n'ukuntu umugabo batazi kubikora neza, akaza atabanje kugutegura neza ngo urete, wagahita acumita. None yamaze gucumita umushyi ukwita ushira. Iyo ugize amahirwe ubunyara, iyo unyaye kwa kundi aginjiza amacumita uhita uzana utuzi. Hari n'abagore babazana amazi amavangingo ariko babacumita batarindire ngo babanyaze, ugasanga neza igituba kiraregeye kimeze neza kabisa ku buryo ukozaho ukagira ngo ni robine uturikije umugozi cyangwa uturikije ipombo. Noneho hari ukuntu ucumita gutya wagarura inyuma amazi akaza. Iyo ni ya mboro ifite umutwe bita cyugu. Noneho hari utuntu tw'uduheri turiho hahandi navugaga turaryoha, turiya tuntu. Nubwo iyo mboro iba ifite iyo defa ariko iraryoha, umugabo wese uyifite ngeze gutya mutereye isari kabisa. Noneho hari izindi mboro, hari imboro yitwa kayoka. Iyo mboro yitwa kayoka ni imboro ni imboro ndende, urabona nk'uyu mugozi, ugasanga ifite agatwe keza gasiramuye karinganiye, ariko yagera aho itereye kakanyurubuka rero. Bana nk'uko ubona iyi mikrofone ifite gutya, ifite ahantu hagayemo igahita inyurubuka rero. Iyo rero yo kari kukwinjiramo kenshi cyane gatera ama infection. Iyo mboro iri kugucumita kenshi cyane gutera ama infection kuko aracumita akagarura akagomeza avanga iyo bayita ibundi iri mu gituba ibiri kuvanga. Niho kenshi rero kubera n'umushyuko bari kugenda azimirizamo ashyiramo agarura azimirizamo. Kenshi cyane umugabo ufite iyo mboro bita kayoka akunda gucumita, kandi afite akaboro keza karekare ariko gafite agatwe keza karinganiye, ariko namenye kuyikoresha. Rero umugabo ufite iyo mboro ukuntu abigenza kugira ngo bitaza gutera ikibazo uwo mugore cyangwa n'umugabo. Kenshi cyane iyo unacumise iyo ufite iyo mboro ugacumita, hari igihe uhura n'abakobwa bafite ubutaye butoya, wacumita bene hano haba hari akagufa kakakujomba. Iyo kakujombye rero kubera kwa gucumita kwawe nawe hari igihe uba wifitiye agataye gatoya, ugasanga hano umeze nk'umuntu wazanye isazi. Akantu bita isazi no kuba ufite nk'igikomere, hano hakaza akantu karyana kakabyimba ukora ukumva urababara ugahinda n'umuriro. Iyo umaze kurungurana n'uwo muntu ufite imboro rero ya kayoka, mukarongurana unanutse, nyuma biza kukugiraho ingaruka kenshi cyane. Nk'uko amoko y'ibintu bagiye atandukanye, habamo ibitera umwako yego, ariko n'izo mboro zibaho zikurongora ukaba wanarwara. Rwogamabondo rero niyo mboro tugezeho. Rwogamabondo ikunda kugira abagabo bafite taye ntoya. Ugasanga umugabo afite taye ntoya ariko agufitiye iminwa papa. Ugasanga afite iminwa minini, ugasanga umuhungu afite iminwa myiza imeze gutyo. Iyo minwa akarusha kabiri irabura,
uwo musore ntabwo akunda kuvuga amagambo menshi. Abantu bafite za rwugamabundo ntabwo bagira amagambo menshi kubera ko baba bafite imboro nini zigaragara isaha n'isaha, mutagiye mu bintu by'ibifuti cyane mu kanwa cyangwa mugane ibintu by'ibishegu cyane, isaha n'isaha yageze mu biro avuga ati samahani nemeye. Cyangwa ugasanga hari umugabo ufite ipfunwe, ugasanga umutipe ni mwiza, ni bogari, my god, umutipe ukamuruka ati mu buzima, ukareba amasoso, ukareba iyo face, ukareba ituza yararikoze neza fresh, ariko mwagera mu biro ugasanga afite isoni zo kukubwira ati wamaye kontutsu baby, ati kontutsu kweri, ugasanga ni wowe umwisabiye. Dore hanze ahangaha twarabimenye za kontutsu si igitsina cy'umugore gusa, ushobora no gushaka umuhungu mukundana cyangwa umugabo wumva bifuza ukamubwira ati sweetheart wamaye kuri kontutsu bubu. None ugasanga umuhungu yagize isoni zo kuba yanakambura imyenda, n'isengre basi yagize isoni zo kuba yayambura, cyangwa ugasanga afite boxer ya pokese bwana avuga ati kabisa uyu mutipe yambaye boxer ya VIP, ariko kuzajya gukuramo ngo kwereke ibirimo mwandane kubiza agapfundikiye kaba gateye amatsiko, akazagira isoni zo kugira ngo akuremo cya gitsina cye. Umuhungu ukamukunda ukajya niba ari boîte mwahoremo cyangwa ari kiruri runaka cyangwa pati, umuhungu ukamupfira niba ufite na yakofu ukemera ukayishora. Ntitukajye twiyemera hanze ahangaha turashora. Ntitukajye twiyemera kabisa hanze aha turashora, ifungo rigasohoka, umutipe ukamushoraho ifungo, yazajya gukuramo ukavuga ati nshuti yanjye ntago urampinduriye sinibeshye kabisa, igira hino nkwereke. Mutipe yazajya kukwegera ugasanga nta kantu. Hari abantu baba bafite imboro ubanza ukajya ugira gutyo ukayikirigita kugira ngo ibyuke, kubera kenshi cyane umuhungu ufite agatsina gatoya aba gufite ikintu bita amabya. Yewe handi muri pati wajya ukoroka ati papa ubundi ni wewe wanjye, mwazajya kubona nawe ugasanga kaka. Uyu muhungu rero inama namugira ntazihebe, ujye ukomeza kubirikirana ibiganiro byanjye ngenda nkugezaho ibindi bitandukanye. Nawe ufite dikinoya ntibizakubangamire kuba wacana box ukanshaka, ko tuba dufite n'iyindi miti itandukanye, nzayigarukana mu kindi kiganiro nzakorana namwe mbereka aho ngo bafite dikinoya ukuntu bagomba kongera izo diki zabo kugira batinyuka abo bakobwa kandi bashirike ubute bongera imibiri yabo. Ndabakunda cyane uko mubizi ngenda mbagezaho ibintu byinshi bitandukanye, ndabakunda cyane ku buryo mutabyumva. Hanze y'igihugu abari mu gihugu cy'u Rwanda munkurikirana, I love you so much, ndabakunda rwose. Mujye mwubaka ingo zanyu ku biganiro mba nabahaye. Ciao ciao. Inzahura Buzima Company Limited, ikimenya bose mu kuvura no gusigasira amagara, kwifashisha ibimera by'umwimerere mu buvuzi bwacu. Kuri ubu Superstamina wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse n'abikinishije, twawushyize kuri promotion. Abadamu nabo twabashyize igorora hehe n'ibibazo by'ama infection, impumuro mbi, kubura ubushake, yewe n'iby'amavangingo. Dore ko ibyo byo byakemutse kera kubatumenye ku ikubitiro. Umwihariko wa Superstamina nimba turamugabo ukagarura akanyamuneza mu muryango, uwayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye, kuko irihariye mu kongera imbaduko, naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari umugani kuwayimenye. Hehe no kugenda uhungetwa ubabara umugongo, uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe, tugane tugufashe kuko amagara araseseka ntayorwa. Nimero yacu 079 04 59 63 2.